tugahe retired Major General Richard Rutatina, nsabe Trésor utugeze ku muryango abe yitegura na mama we. Murakoze cyane MC. Reka nangire nihanganisha umuryango wa Kano Murasanye, Madamu we Yvonne, abana be Lieutenant Trésor, Dr. Patience, na family yose abana be. Nihanganishe abavandimwe be, umuryango we mugari, base wabo, bashiki be, mwese mwihangane cyane kuri uyu munsi wa kababaro. Ndagira ngo nihanganishe n'umuryango wa RDF, abonye ko bamaze kwivuga abantu babanye fraternité yose, abanyanga Kanozi benshi cyane babanye nabo, generals n'abandi inshuti ze zose z'abasirikare, ariko ndagira ngo mwihangane cyane kuko Kano Murasanye ari umuntu w'inshuti y'abantu bose cyane. Reka nshimira Imana ku buzima bwa Colonel Murasanye. Iyi myaka maze Kano Murindwa amaze kuvuga intambara zose kuko yaciyemo, amaze kuvuga ndetse abo yavuze n'ab'inshuti ze ni benshi batakiriho batangiranye izo ntambara. Kuba ariho rero akabagejeje iki gihe, mureke tubishimire Imana. Barabibaho, ariko mureke dushimire Imana kuba yaramuhaye ubugingo akabagejeje iki gihe. Now nubwo tumoninga tubabaye, ariko nagira ngo ducelebrating ubuzima bwa Colonel Murasanye. Murasanye burya mu isi, ngira ngo igikuru burya si imyaka umara mu isi, igikuru nicyo ukoze mu isi mu gihe umazemo. Imyaka rero amaze 62 ntabwo ari mike, nta nubwo ari myinshi, ariko icyo tureba si imyaka amaze. N'umuntu wese mu isi ntabwo tureba imyaka bamaze mu isi, ni ukureba iyo si igihe Imana yaguhaye wagikoresheje ute, ubuzima bwawe wamaze iki, wamariye iki gihugu, wamariye iki abantu. Icyo nicyo nyine ngo twishimire ubuzima bwa Colonel Murasanye, kuko ubuzima bwe imyaka amaze Imana yamuhaye yabukoresheje neza cyane. So niyo ituma dukwiye kwishima nubwo tubabaye, ariko tugeze igihe twishimira ubuzima Imana yamuhaye, ariko noneho n'ukuntu yakoresha ubuzima bwe imyaka amaze mu isi, ibyo akoze turi tunasubiraho wenda. Babivuze ngira ngo sindi busubire muri byinshi. Ndavuga by the way, ntabwo ndavuga mu izina ryanjye bwite nk'inshuti ya Murasanye. Amateka nyine twabanye mu gisirikare, ntabwo ndi busubiremo ayo mateka Colonel Murindwa yabivuze aho yaciye hose, ariko n'umuntu twari turaturanye ahantu mu famu, ahantu mfite famu Mucucu, mba ndeba hakurya famu ya Colonel Murasanye. Ari umuntu ukunda inka cyane, inka ngira ngo Apostle Masasi yigeze kuvuga ku by'inka n'ihene n'intama. Avuga ko ihene zinaruhanye n'intama. Nkunda kubabwira ngo mwatwise inka aho kujya mutwite intama, ko aribwo twabayoboke beza wenda mukatwita ubushyo bw'inka wenda, ko aribwo aho kutwita umukumbi w'intama, kuko mwumva ko intama n'ihene biruhanye kuziragira. Mutwise inka wenda byakorohamo, twayoboka neza, ngira ngo inka ziba nziza kuziragira. Nicyo ndashimira koko Colonel Murasanye. Icyambere kimuranga, yakundaga igihugu. Colonel Murasanye n'aba muri abo bakoloneli benshi n'abajenerali ndetse igihe bajyaga mu gisirikare bo bari bazi ikibajyanye. Abenshi
wenda twe abakibanjemo kera abenshi twanagiyemo mbere mu gisirikare cya NRA tutaramenya yuko tuzaza mu Rwanda, ariko twebwe abandi bajemo nyuma twari abarikurutingaga bazi tubavana mu mashuri twitegura kuzaza mu Rwanda. So Colonel Murasanyi rero n'umwe mu abana twavanaga mu mashuri tukaba training bo bazi ikibazanye ko ari ukuza mu Rwanda, nta kindi. Twari ubwo twarwanaga igihe cya mbere cya NRA no gutekereza iby'u Rwanda tutabizi, ariko Colonel Murasanyi yaje tubavana mu mashuri abana batoya bazi ko nubwo yavuze intambara barwanye nyinshi za Uganda hari na benshi bapfuye, ariko intego yabo bari bazi ko bategura kuzaza kubohoza u Rwanda. Birakwereka rero mu indangagaciro za Murasanyi no gukunda igihugu, yakundaga igihugu cyane cyane. Ikindi babivuze yarazi kubana, yakundaga abantu cyane, yari inshuti y'abantu bose. Igihe ngira ngo mu mazahanga murabona abantu n'ubukuntu bangana baje kumuherekeza. Iki ni kigaragaza urukundo no kubana kwa Colonel Murasanyi. Na icyo nabwira Madame Yvonne n'abana, nkunda kubwira umuryango wose w'umusirikare witabye Imana, ikintu Colonel Murasanyi yarwaniye yakigezeho. Yarwaniye iki gihugu, kubohoza iki gihugu. Murareba iki gihugu ko gisa. Hari abantu benshi twapfuje ku rugamba batanabonye ibi byose, nicyo mvuga ko mujye mushimira n'Imana. Hari benshi bagiye bapfa igihe gitandukanye, ariko kubona Murasanyi agiye muri iki gihe areba ikintu yarwaniye cyose. Njya mbabwira nimureba uyu mujyi wa Kigali mukanyuraho amataje, imihanda, amajyambere ari mu Rwanda byose, mujye muvuga muti nibura umugabo wanjye kuko icyo yarwaniriye yakira kibonye yarakigezeho. So Yvonne n'abana, iri terambere u Rwanda rugezeho mujye mubyishimira, munashima Imana. Akababaro ni kanaza, ariko kuvuga utari ko nibura ibi byose u Rwanda aho rugeze umugabo wanjye, data babigezemo uruhare. Icyo ni ikintu kigoye kujya mwishimira buri gihe. Reka nshimire umuhungu we Trésor wafashe icyemezo cyo kuyoboka inzira ya so. Twagiye muri retirement, yaragiye muri retirement. Kiranezeza rero kubona nkawe gufata icyemezo ukavuga uti nibura kansimbure ababyeyi banjye, icyo bahagaze kurwanira tuzagikomeze tugiteze imbere. So warakoze cyane gufata icyo cyemezo, ndetse nabonye n'abandi umuryango wanyu harimo Colonel Mfizi n'abandi yatweretse officers bose. Mbashimire ko mwafashe nibura mukayoboka inzira ya Colonel Murasanyi. Now reka mvuge ku murage. Kano Murasanyi yasize umurage ukomeye cyane. Nababwiraga iki gihugu aho kigeze ni umurage. Uri umurage ntabwo izo nka twavugaga ntabwo ari inkusigira abana. Na biriya byubako niyo ufite ibyubako, si ibyubako usigira abana, si byo murage. Umurage ni ugukora ku buzima bw'abantu bugahinduka, bakahora bazakwibuka yuko wahinduye ubuzima bwabo, wakoze ku buzima bwabo. Touching and transforming people's lives. Colonel Murasanyi asize umurage ukomeye cyane. Nababwiraga iki gihugu yarwaniye mukareba aho kigeze, ni umurage ukomeye cyane, niwo murage ukomeye buriya. Aricyo nshimira n'aba bana be n'umuryango bose bemera bakajya gupfira igihugu kugira ngo ibyabaye mu Rwanda bitazongera. Uyu ni umurage ukomeye cyane.
so umurage ntimakabyitiranye bimusigira amafaranga, ibyubako, inka, abakunda inka nkatwe, ngo nudusigira abana vuye ngo basigiye umurage. Inka zirashira, abana barazirya umunsi zigashira, ibyubako barabigurisha, amafaranga arashira. Ariko umurage nk'uyu w'igihugu guhindura ubuzima bw'abantu nk'ubwo Colonel Murasanyi yarwaniye agahindura ubuzima bw'abantu, ntabwo bizashira, ntabwo bizibagirana. So nicyo nshimira rero umurage, mbashimira nyine n'umuryango. Colonel Mfizi yatweretse, yatubwiye touching, yagize impact, yavuze impact yagize ku muryango, yatweretse officers bose, abakobwa, abahungu bagiye mu gisirikare kubera Colonel Murasanyi. Uwo ni umurage ukomeye cyane. Dusaba mwese cyane cyane abakiri bato kugira ngo mukomeze uwo murage, aba ari nacyo muharanira. Ushaka gushyigikira, ukunda Murasanyi akurikiza umurage yuko iki gihugu kitazasubira inyuma, kizaguma gitera imbere, kirindwa abanzi bashaka kugisubiza aho kiba kivanye. Ndagira ngo nanone neguma gutenda, ndabona igihe cyanagiye, nongere nihanganisha umuryango wa Colonel Murasanyi, madamu we, abana, mwihangane cyane. Nubwo tubabaye nabivuze, mureke twishimire ubuzima bwe, mureke dushimire Imana yamuduhaye, yamuhaye igihugu, akagira aho agejeje iki gihugu, akagisiga kimeze aho kimeze ahangaha. So tujye tubyishimira, nubwo tunababara biza, ariko nimureke tugume twishimire, ducelebratinge ubuzima yabayeho, naho imirimo yakoze, naho asize agejeje iki gihugu hamwe na bagenzi be bandi. Inshuti yanjye Colonel Murasanyi, Imana ikwakire mu bayo. Fare thee well my brother. Murakoze. Afande arakoze. Reka abo duha akanya kubera igihe ntabwo ari bose, iyo mpamvu nsaba umwe mu babanye cyane, retired Lieutenant Colonel Murindwa Paul, arahagararira benshi muri bo. Hanyuma nasoza ndasaba retired Major General Richard Rutatina nawe aze kuza kutugezaho ubuhamya bwe. Mbanze mbasuhuze mwese, muraho neza. Umuryango wa Murasanyi, madamu n'abana, muzeyi, mubyeyi wa Murasanyi se wabo, umuryango mugari wa Murasanyi, bafande muri hano, comrades, mbabwire mwese mukomere. Mu by'ukuri Murasanyi twambuze tukimukeneye. Jyewe ku giti cyanjye Murasanyi ari umuvandimwe, ngira ngo niyo mpamvu umuryango wampaye aka kanya kugira ngo ngire icyo muvugaho. Murasanyi twamenyanye kera muri 87, duhurira ahantu ahitwa mu Rubiri, Kampala. Nkuko mbizi amateka yacu, abenshi twavukiye mu buhunzi atari guhitamo, kandi na Murasanyi nuko. Ukuntu twamenyanye na Murasanyi ntagiye kure, twahuje n'akantu gatoya, ariko ku mpamvu imwe, nuko Murasanyi yambonaga mu Bunyarwanda. Ndi bunasubireho gatoya ku byo umuvandimwe murumuna wa Murasanyi biyavuze. Urukundo rwa Murasanyi, ukuntu yakundaga igihugu, umurimo n'ubwitonzi. Mu by'ukuri ndi buvuge no ibinshimisha kuri uyu munota, kubera umuvandimwe Murasanyi n'ikimbabaza, nibyo ndi busorezeho. Murasanyi tumaze kumenyana muri 87, ntabwo ari cyo gihe yaragiye mu gisirikare, yari umusirikare. Amakuru mfite nuko hari ababanye nawe muri 86 ahantu hitwa Mubende na za Kabamba n'ahandi.
jye duhura Murasanyi kubera ko yambonye mu Bunyarwanda, jye nta Kinyarwanda nari nzi imizamahanga, nzi n'igiswahili ko niki twakoreshaga mu gisirikare. Mu bantu twahuye nabo icyo gihe b'Abanyarwanda twamenyanye muri 1986, mu bimbabaza cyane nuko hasigaye batatu, Murasanyi yari uwa kane. Twari benshi nk'Abanyarwanda ariko abandi baragiye mbere. So mu bagihari ubu nonaha harimo na Fande Kazungu, Kano Wilson Kazungu, ariko wese mutindaho cyane yari umuyobozi wacu, ntabwo twanganaga, ntabwo namwisanzuragaho. So nisanzuraga ku muvandimwe Murasanyi, twari mu rugero rumwe, n'abandi bayobozi bari bahari benshi ariko baragiye. Hakaba hasigaye uretse Murasanyi hasigaye retired Major Kagenza na retired Lieutenant Burakari, abandi bose wapi. Mu by'ukuri numvise bavuga imyaka Murasanyi ashobora kuba yaramaze mu gisirikare ni myinshi, ariko intambara yarwanye nibuka, njye niyo mpamvu mvuga ngo nishimira ubuzima bwa Murasanyi. Icya mbere, Murasanyi yarwanye intambara nyinshi cyane. Icyo gihe twarahavuye batwerekeza ahantu hitwa Mbare, bamwe bajya mu ntambara bararwana bagera gute. Twarwanaga n'umuntu witwa Garakwe icyo gihe, tutanamuzi n'umunyamahanga, ariko gahunda ari imwe, guzataha i Rwanda. Kumva ugiye kurwanya intambara z'abanyamahanga, ariko kubera ko ariyo ari inzira yacu twagombaga kubikora. Murasanyi abitwaramo neza, tubana nawe neza, akora ibyo yagombaga gukora. Turahava tujya muri Karamoja, tugeze Karamoja batayo twahuriyemo yari 45, genza kuyivamo gatoya njya kwiga. Mu minsi mike ya Murasanyi nawe ancaho nawe ajya kwiga, ibyo nize nibyo yize, ku buryo twakoraga mu itumanaho. Je na Murasanyi twakomeza kuvugana hafi buri gihe, ariko gahunda ya Murasanyi bwa butwari bwe nkuko muri ubu nawe hano yabivuze, yavugaga ku bintu bibiri: gutaha. Igihe twahuraga twabazanyaga amakuru bigeze, ntabyo twari tuzi mu by'ukuri, twari abasirikare batoya, ariko amakuru twamenyaga iyo ariyo yose twarayasangiraga n'abandi Banyarwanda benshi cyane twabaga turi kumwe nabo. Ntabwo twari tuzi iminsi yari y'abayobozi bacu yo gutaha i Rwanda. Murasanyi ibintu byose yabitwaragamo neza, akava agataha mu rugo za Masaka, nubwo atazi iwacu ku ivuko, ariko yajyaga aza akampa amakuru iwabo, mbice bya za Sembare za hehe, akasura akamenya amakuru y'Abanyarwanda aho bari, akabashakisha, akanagerageza kumobilizinga kugira ngo gahunda yacu yo gutaha i Rwanda izagende neza. Murasanyi amaze kwiga tubije mu bata ya 45, kugeza igihe intambara yarwanye ni nyinshi, hari zo muri Sudani, hari z'abakonyi mujya mubumva, izo zose Imana iramurinda kugeza 90 turazana. Twarayitangiranye, amateka yayo ni maremare. Urumva ubu twavuye muri NRA tuza muri RPA za kuvamo RDF. Byose nabwira izi ntambara zose twaciyemo, Murasanyi n'ubushobozi bwinshi yabitwaragamo neza na discipline. Buriya Murasanyi mubona kwa kundi ubona areba yitonze, ni nako yarateye. Yavugaga amagambo makeya, kandi ibintu by'amahane Murasanyi ntabwo yajyaga bijyamo. Agakora akazi kose nuko bayivuze. Yarwaye intambara za hano turazisoza, iz'abacengezi yazigiyemo, izakobwa zijyamo, zose azicamo. Uretse n'ibyo noneho kubera ubushobozi, je niko nabibona, nubwo ataryo wabihisemo, abayobozi bamuhitamo kujya gukora n'imirimo itandukanye, kandi nayo ayitwaramo nk'umugabo. Urugero nge ndi butange, ndibuka ko twaravuganaga buri gihe. Murasanyi begeze kumutoranya kujya kuyobora ikigo, ari umusirikare arakajya kuyobora ikigo cya hanze cyitwaga Onturacom. Nacyo yarakiyoboye, yakigezeho kiri mu marembera, gifite ibibazo byinshi, ariko bamu mushinga wo kukizahura, akora ibishoboka byose kugeza no munota wa nyuma. Nanone bamushinze kujya gutegura uburyo bwo kukiprivatiza. Kubaho Murasanyi ukuntu muzi, ntabwo ari ibya gisirikare byonyine, n'ubuzima bwa hanze yarabushoboye, kandi yabitwaragamo neza. Mu by'ukuri kugeza mission yagiyemo, yagiye muri African Union, yagiye muri UN, n'imirimo yakoze imirimo ya communication ayivamo, ayobora ingabo,
ajya mu bintu bya logistics administration, kandi byose Murasanyi yabitwaragamo neza nk'umuntu w'inyangamugayo. Reka noneho ngeze wenda ku by'uburwayi bwa Murasanyi, ntabwo ndibivuga cyane ko hari ababindusha, ariko nanjye Murasanyi twaravuganaga umunsi ku munsi. Njye nageze naho nkatinya guhamagara, nkavuga se mama Terezora ari bumbane gute, rembye muhamagare mubaze amakuru, kubera ko twari tumenyeranye cyane, twateraga ibiparu birebire. Nubwo yabaga yarembye nuvuga twaganiriye tukamara amasaha angahe nkuko twari dusanzwe tubimenyereye, kugeza ngira ngo mu minsi ya nyuma bari hafi kuva mu Buhinde nibwo nabonye ko bikomeye. Naramuhamagaye turavugana, arambwira ati maze iminsi 2 mvuye ku rushinge, nta mbaraga mfite mu by'ukuri. Reka tuvuge mu magambo magufi, tuganira amagambo magufi, ndahina ndamureka. Nibwo byanyeretse yuko Murasanyi afite ikibazo gikomeye, kuko mu burwayi bwe bwose yarihangana kandi akomeye, tukavugana nta kibazo. Ariko numvaga ko bimeze kose ari kumwe n'Imana, Imana izamufasha koroherwa. Nicyo cyifuzo cyacu twese, kugeza noneho agarutse mu Rwanda. Njye nibuka mu minsi ya mbere nuko yari yarembye, nkuko mubona kuriya niko yari ameze. Mama Terezora ngera no wambwiriye ati ntabwo yageze ahinduka nkuko muzi ni kuriya ameze, kandi ko namubonye nkaho ari kutwumva, ahubwo yihanganye ko sanzwe yihangana kandi avuga amagambo make. Muri makeya mu binshimisha jye ko nabivuze, nshimishwa nuko Murasanyi yakoze ibintu byinshi, gahunda nyinshi zose, ariko cyo yari agamije ni ugutaha mu Rwanda. U Rwanda twarutashye, aruhukiye mu Rwanda, arashyingurwa mu Rwanda mu irimbi gisirikare, ko n'ubundi yari umusirikare mu cyubahiro nkuko bigomba. Icyo cyaranshimishije. Cya kabiri, kuba none afite n'umuryango, aherekezwa n'imbaga nkuko tungana gutya hano, nishimwe. Genda shima cyane, nshima Imana, shima n'abayobozi bacu batubaye hafi, nubaki turi kumwe nabo. Ikindi nanone jye nshimira umuryango we ukuntu bihanganye. Mu by'ukuri mama Terezora w'amagambo yambwiye mu minsi ya nyuma ntabwo ndi buyasubiremo, ariko byangaragarizaga ko akomeye cyane, afite icyizere nkuko nanjye nari ngifite. Urareba ko barihanganye. Dr. we twaravuganaga hafi umunsi ku munsi, umukobwa we kubera ko ari umuganga, naramuhamagara umunsi ku munsi, ariko umuryango wakomeje kwihangana. N'ubu nkasaba yuko mukomeza kwihangana. Mu by'ukuri icyatumye mwihangana kuva cya gihe na n'ubu ni ngombwa. Ikimbabaza noneho, ikimbabaza nari nabikomojeho, Murasanyi kuba agiye niyo nzira yacu twese, ariko ikimbabaza ya group yacu mu bantu nahamagaraga, n'ubu hano harimo ba Fande na comrades, njya mpamagara kuva mu gitondo tukongera saa 6 tukagera nijoro. Murasanyi namubuze, icyo ndi bugire iki cyuho, gap nini cyane, kubera ko nari bongere kumuvugisha. Ikindi kimbabaje nanone ni wa mubare nababwiye, twari umubare munini cyane, uretse Afande Wilson, kandi Afande Wilson kisinjya mwisanzura ko yari umuyobozi wanjye na no baranduta, ntabwo mbitindaho. Ba bantu twisanzuraga ubu asigaye 2. So nibyo bimbabaje. Nongere mvuge ngo umuryango wa Murasanyi, umuryango mugari, bavandimwe n'inshuti bari hano, Afande mwese muri hano ko muredizi mwihangane, kubera ko rero Murasanyi yaramaze hafi imyaka 40 mu gisirikari. Yarwanye intambara za Uganda, yarwanye intambara zaha mu Rwanda, arwana intambara zo muri Kongo, yagiye Kitona, hari ahantu yigeze ambwira yagiye ngo FDLR zamutegaga, ahantu yari afite headquarter, ngo FDLR ikamubona ngigashaka kumurasa, ariko yabona intwaro ama escort ye afite igatinya. Noneho aza kuvayo, asimburwa na Lieutenant Colonel Murokore, sinzi niba ari ahangaha, ngo amusigira ama escort 2. Arangije bashatse kurasa Murokore, ariko bicamo umwe muri ama escort ye. Kuba iki gihe cyose rero hafi imyaka 40 dufite Murasanyi,
n'ibigwi bye n'ibyo yakoze. Hari ubuhamya Muvunyi yatanze, Colonel Muvunyi yatanze ejo bundi avuga ko bateye Murasanyi agasanga amafaranga kuri boda, arangije amafaranga arayafata, ngo yari amafaranga menshi cyane. Ntabwo ari we wayafashe wenyine, abandi ngo barayafashe, bamwe basubira Uganda, ariko Murasanyi yarayafashe arayagumana. Bageze imbere abasirikari ngo bashonje, Murasanyi atuma umuntu amubwira ko hari amafaranga, atuma umuntu ku muyobozi wabo amubwira ko hari amafaranga afite. Amafaranga yaha umuyobozi ahahira abasirikari, ngo arayatanga, aravuga ngo ayo mafaranga ngo nibagera i Kigali bazayamwishyure. Ariko yakoze icyo yagombaga gukora. Murasanyi rero yari afite ubuntu budasanzwe, yari afite ubupfura butagereranywa. Reka ne kwizimba mu magambo rero, ntaza kwica gahunda z'abandi. Nongere nshimire mwe mwese muri aha ngaha. Nta muntu wabona uko muri aha ngaha mwese ngo areke gukomera. Biragoye pe, ariko turakomeye kubera ko tubafite. Nagira ngo mbwire Mama Trezor n'abana, ntabwo twenda gusimbura Murasanyi, ntabwo bishoboka, ariko tuzabana namwe uko Imana izadushoboza. Bike tuzabona tuzabisangira namwe. Mukomere mwese, Imana ibahe umugisha. Murakoze, murakarama.